Ruti wowe uri kuririmba indirimbo zigaragaza umuco w'igihugu ni wowe noneho Badurama ahereyeho kweri ahubwo ndi kwibaza ubu yari kugaruka mu Rwanda iyo nkuru yitwa ngo iki Ruti Joel Ruti yari buzagaruka avuga ati nagiye kuri table imwe mfata amashusho na Badurama kandi ntiyari kuhava adafashe n'ifoto Badurama bw'abanyarwanda ntago twari kujya kureba ini deep ngo turebe ngo Ruti yabishakaga ntiyabishakaga uri kubyumva nimba umuntu nzi neza ukunda ifoto ukunda guhitinga nka Badurama ntiyari gukoresha uburyo bwose ngo yereke n'abanzi b'igihugu yuko yacakiye undi muntu boye babibona bari kuvuga ati ni ibintu byoroshye n'uyu ngo ari kugira ngo amuzane tumukoreshe of course Nyagasozi ni ijambo ryumvikana n'umwana yarisobanura ubundi Nyagasozi ni inyamaswa yikuye mu zindi uri kubyumva nimba yarererwaga buriya nk'ipusi yo mu rugo yikiri mu rugo bayita ipusi ariko iyo yagiye hanze bayita injangwe cyangwa inturu iba yabaye igituro kimwe cyo mu rubingo none iyo ari imbwa uri kubyumva yaba yananiwe kuba mu rugo bakayita umuhare inyamaswa y'Inyagasozi ni ya nyamaswa abantu babona bakavuza imihini cyangwa bakayihisha bakirukanka rero Inyagasozi ni wa muntu nyine umva cyakora Ruti urasesengura ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buratangaza ko umubare w'abakora akazi katemewe k'uburaya muri uyu mujyi umaze kugera ku bihumbi 9 habarimo n'ibihumbi 4 bo mu karere ka Nyarugenge abantu bose bakora uburaya ni ikibazo cy'inzara cyangwa harimo n'ingeso uramutse uri umuntu unyurwa ntago wajya gukora uburaya cyane by'umwihariko mwebwe mudahwema kubana natwe mwakoze subscribe kuri Men Empire turizera ko mumeze neza cyane amahoro y'Imana akomeze abane namwe njyewe nitwa The Pure turagarutse hano kuri Men Empire twizeye ko meze neza aho muherereye hose mwe mudukurikira muri mu bice bigiye bitandukanye ku migabane itandukanye y'isi turahera hano mu Rwanda muri East Africa yose muri rusange Asia Oceania America muri rusange twababonye muradukurikira cyane tubifurije amahoro n'imigisha bitangwa n'Uwiteka ndi kumwe na mami umeze neza meze neza biracamo ndabona vibe imeze neza cyane akazuba kavuye vibe akazuba kavuye ariko akagiripe k'imvura yo mu kwa kane menya kameze nabi beautiful in white in white umeze utese ahubwo ndabona wakubisemo akantu k'umweru kabisa urimo uraducanga muri Mami Shop most welcome niho bikesha niho byose biba byaturutse muri Men Empire shop of course niho amakuru shameze neza nagize weekend nziza cyane ndashima Imana yambaye hafi yo kabyara nkayirangiza ameze neza nyuma y'igihe kirekire akavura katumereye nabi nakabiho kabisa izuba ryavuye ariko rigiye kugenda izuba cyangwa se ikirere mu Rwanda kirimo kiraseka ariko hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruwo bitahiriye wimunyibutse urambwira uriya bisi Nyagasozi se mbega Nyagasozi we reka se ikintu kimbabaje uriya mutipe nigeze kumufana yes byahatari reka tubanze dukure mu rujije abakunzi ba Men Empire ni igitaramo cyabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikozwe n'umunyarwanda muhanzi nyarwanda uhanga bya kinyarwanda indirimbo zifitanye isano byafi n'umuco nyarwanda yitwa Ruti Joel igitaramo intore byahamye ego ni igitaramo yakoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara cyangwa se muri state ya Indiana hanyuma abantu baguze amatike nk'ibisanzwe barabukinga nk'ibisanzwe yego buri munyarwanda wese yari yemerewe kwinjira kujyamo nk'ibisanzwe haza kuba habukinga n'uwitwa Badurama nyuma y'iminsi arikoroza ku mbuga nkoranyambaga yibasira abanyarwanda especially umukuru w'igihugu buriya yo wibasiye umukuru w'igihugu bose babashizemo neza niba ari baba wa taifa warangiza ukibasira baba wa taifa ubwo bivuze ngo na watoto wa taifa abana b'igihugu bose uba hanyuma rero aza gusohorwa nk'intuza yitwa Inyagasozi aza kwitwa Inyagasozi umva bamwise Inyagasozi ari kurebye kuntu yarakaye ese ubundi Inyagasozi ni iki ubundi Inyagasozi
uri kubyumva hari ukuntu umubyeyi abyara uri kumva ariko yabyara akaza kuvamo umwana urana Bibiliya yarabyanditse ngo umwana w'ikirara uri kubyumva ni wa mwana wikura mu bandi ntacyo abuze ntacyo abaye ariko yarangiza akishyira ku ruhande akumva yuko ari super akigira chomansi akigira ukuntu rero nimba ruti yamwise inyagasozi buriya yabire uramuhungaza ubwenge uramuhungu yatekereje neza ahubwo ndi kwibaza ubu yari kugaruka mu Rwanda iyo nkuru yitwa ngo iki Ruti Joel Ruti yari buzagaruka avuga ati nagiye kuri table imwe mfata amashusho na Badrama kandi ntiyari kuhava adafashe n'ifoto Badrama ndamuzi n'umuhitinzi ntabwo yari buve yadafashe ifoto na Ruti ese buriya byakozwe muri protocole ya Ruti Joel cyangwa n'abanyarwanda bisanzwe bavuze bati abanyarwanda aho bari hose ku isi abanyarwanda barafungutse mu mutwe wabo ntabwo wakumva wowe uheruka mu Rwanda uzi bwiza bw'igihugu uzahana igihugu kigeze warangiza ngo ubone umuntu wavuze nabi igihugu yitwaje ngo aragikunda kandi ari gusebya abayobozi b'igihugu n'abaturage baho ntaboroheye ngo mumurebane amaso ku maso mwicare kuri table imwe ibyo bintu ntabwo byakora hari igihe yaraje kwihana yaraje kwisubiraho wari ukomoje ku mwana w'ikirara hari igihe wenda yaraje kwigaragaza ngo asaba imbabazi oya uriya n'umuhitinzi ni umunyabirori uri kubyumva ikimbabaje ni uko bakubisa haryana bakubisa hakunda buriya umuntu wese agira intege nke ziwe buriya Badrama ibyishimo biba mu birori ibaza umuntu warinze gufata amamiliyoni yose yakuye ku mukecuru yarangiza akashyira muri kugira ngo yitwe umusaza ariko baramuririmbye bamwambitse ikamba ntacyo batamukoreye kugira ngo ikuzo rizamuke uri kubyumva noneho yarangiza bakamutegera mu gitaramo nicyo kintu akunda ubundi umufasha ukamugumisha mu nzu ntuzajya umujyana mu bitaramo ku masosho media kuririmba nta mpano agira ariko kuvuga ngo ibitaramo bimubuzemo ubu umufashe kuko niho hantu haba ibyishimo bye ubigeze kuvuga ngo waramufanaga naramufanaga uzi se mbere Badrama hari ukuntu yakoraga ibintu ukavuga ati bitewe nuko umuntu atabaga azi n'ahantu yakuye n'amafaranga n'ukuntu abikora kubera ko ngewe mfa na Marina ni n'inshuti yanjye uri kubyumva nabona ukuntu ari kumufasha ba Jay Polly n'abandi bose nkavuga ati uyu muntu ni sawa yigeze no kuza mu Kinigi ari kumwe na wa mukobwa bakundanaga ufite amabuno nibagiye kuntu yitwa bari mu kamodoka gafunguye na hana aransuhuza gutya uri kubyumva bivuze ngo umuntu nanjye nabonye ngamusuza gutya bivuze ngo naramufanaga ariko nyine amaze gukora biriya bintu ku gihugu cyacu nahise mufanura waramukarabye naramufanuye uri kubyumva nyine hari ibintu ukora ku buryo no kwihana bitakunda nyine umuntu asaba n'imbabazi noneho we ntabwo ashaka kuzisaba kandi imbabazi ntizikuraho igikomere cyabaye yego narimvuze ntihari igihe wenda yaraje kwihana cyaje gusaba imbabazi ariko nawe reaction yagize nyuma y'ibyamubayeho byagaragazaga ko umutima we wakomeje kwinangira wakomeje kwinangira ahubwo kukiyumva yuko yababaza abandi we ntihagire umuntu umubabaza ngo ukuntu bansohoye ngo umujama ngo yansohoye ngo iyo mba ntafite abantu bari kundinda ngo umunyarwanda ngafite uburenganzira ngo bwo kugera hashatse bwo kwidagadura bwo kwisanga ariko hari abantu bagira ngo Amerika ni akarima kabo nabo abantu baba bafite ahantu babacungiye bazababonera kugira ngo umenye ko wigize ikirara mama wawe akuvaho abavandimwe bawe bakakuvaho abagufanaga bakagufanura abagukundaga bakakureka uravuze uti ese Ruti Joel biriya byari kumugiraho ingaruka se buriya of course iyo hari ukuntu agaragara muri icyo gitaramo cyane byari kuzimugiraho twebwe abanyarwanda ntabwo twari kujya kureba inidipu ngo turebe ngo Ruti yabishakaga ntiyabishakaga uri kubyumva nimba umuntu nzi neza ukunda ifoto ukunda guhitinga nka Badrama ntiyari gukoresha uburyo bwose ngo yereke n'abanzi b'igihugu yuko yacakiye undi muntu boye babibona bari kuvuga ati ni ibintu byoroshye n'uyu ngo ari kugira ngo amuzane tumukoreshe uri kubyumva twebwe twari kuvuga ati Ruti wowe uri kuririmba indirimbo zigaragaza umuco w'igihugu ni wowe noneho Badrama ahereyeho kwere ubu wabuze ubundi buryo wakora kugira ngo wirinde Badrama uzi n'ibintu amaze iminsi akorera igihugu cyacu mbese ni muri buriya buryo nawe cyangwa se protocole nayo yakoze uko ashoboka ngo yirinde Badrama niwe muntu wari urangije Ruti
Joel yaramumereye nabi ibintu yaramukoreye kwego ntago twari bugiyemo gutekereza ngo bahuye batabishaka Badrama yarenze zira state enye zose aje kwinjoyinga twari kugira ngo nagapangu ko kwerekana yuko nubwo yavuze ibintu bibi ku gihugu cyacu twamubabare cyangwa twumva ko ari ibisanzwe ariko umuhungu Ruti rwose yahisamuha kalma cyane ko buriya iyo foto cyangwa se kwibona cyangwa video Badrama yari bukore ari aho hantu babanzi b'igihugu babanje by'igihugu nta kuntu bari guhita babyogeza ugasanga cyane ura Badrama ni umu-influencer kabisa none izina rye undi ari ukuntu umuntu bavugaga ngo nagatwiko nubwo babitubujije ukumva Badrama cya gihe cye kiza ukumva koko ni Badrama ari kutwika beze nabi uri kubyumva ariko hari ukuntu none asigaye akora ibintu bibi kuko ukumva ni bad ukumva ni bad ibintu none se umuntu wirimbura atiretse kirimburira hari ukuntu ukora ibintu bibi akirimburira inkomoko hari ukuntu ukora ibintu bibi ariko ugashaka kwimena inda nawe okay protocole cyangwa se Ruti Joel muri rusange nawe ahita akora iyo bwabaga aravuga ati ibi bintu nyabuneka hato abanyarwanda batamfata mukebo kamwe nkawe ubundi kwitwa inyagasozi n'ikinyarwanda cyumvikana neza ku muntu warugenewe ubwo butumwa mu rwego rwo kwitandukanya nawe kugira ngo hatagira ibigaragara nabi of course inyagasozi ni ijambo ryumvikana n'umwana yarisobanura ubundi inyagasozi ni inyamaswa yikuye mu zindi uri kubyumva nimba yarererwaga buriya nk'ipusi yo mu rugo yikiri mu rugo bayita ipusi ariko iyo yagiye hanze bayita injangwe cyangwa inturo iba yabaye igituro kimwe cyo mu rubingo none iyo ari imbwa uri kubyumva yaba yananiwe kuba mu rugo bakayita umuhare yego uri kubyumva rero inyagasozi ni wa muntu nyine umva cyakora Ruti urasesengura ni wa muntu witandukanyije n'abandi yanze kurererwa nyine yigize ikirara reka tumugire umuntu yikuye mu isibo yitandukanyije n'isi reka tumugire umuntu ngewe ndeke kumwita inyagasozi kuko Ruti ni umusizi sinamwigana ariko yigize umwana w'ikirara twizere ko kizahinduka se ikirara hari ukuntu uza nyine uzi ngo barakubabarira ariko sinzi ko urwo rwego biriho ntago si imbabazi yazihabwa atazisabye nta nubwo afite gahunda yego ibyo byari bitambutse cyangwa nibi byatambutse byagaragaye tuba turi kugenda tugaruka ku makuru agiye atandukanye aba yagaragaye hirya no hino cyari igitaramo cya Ruti Joel twari dukomojeho mu gitaramo akomeje kugenda yagura inganzo ye muri rusange mu Rwanda ni icyamamare birazwi ariko ni n'igitaramo yakoreye hara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta cyangwa se muri state ya Indiana by'umwihariko akaba ariho hari habereye igitaramo rero uyu witwa Badrama yagerageje kukitabira baravuga bati inyamaswa y'inyagasozi ni ya nyamaswa abantu babona bakavuza imihini cyangwa bakayisha bakirukanka bati nawe kuba waragaragaje imico nk'iyo ngiyo yo kwanga abo musangiye cyangwa se abo mwasangiye ibera abo mwasangiye amata n'abayoboye ukagerageza kwigaragaza gutyo bati rwose nta hantu huriye natwe turakomeza n'izindi nkuru ziba ziri ku mihanda by'umwihariko according ku nkuru nyine ziba ziri aho ziri kuvugwa ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buratangaza ko umubare w'abakora akazi katemewe k'uburaya muri uyu mujyi umaze kugera ku bihumbi 9 habarimo n'ibihumbi 4 bo mu karere ka Nyarugenge bavuga ko gukemura iki kibazo kigomba guhera ku gushaka umuti w'ibibazo biri mu miryango Jesus Christ kabaye ibihumbi 9 ikintu ndi kwibaza urwo rutonde abarukoze abo bantu bababaze gute babaze bahereye muri bari abantu baba bafite hari ukuntu nyine abantu bakora ku kazi baba bafite amashyira hamwe babamo ariko naba babikora biri prive rwose utazi nimba ari indaya cyangwa atari indaya ariko bo babizi neza ko arizo erega dufite NISR cyangwa se kira kigo cy'igihugu gishinzwe ubu ibarurisha mibare yego buriya ukuntu baza bakabarura bagakora imibare rwose ubayeho gute
nsiga umwana aryamye rwose mufungiranye nkajya mu kazi. Tugaruka ku muryango, ibi bintu bavuga ko intandaro zabyo biba byaturutse mu muryango cyangwa se byatewe n'imibanire y'umuryango bigatuma ibi bihumbi 9 abantu hafi benda kuzura BK Arena. BK Arena urayumva y'abantu bahuje kariyeri ni benshi cyane kabisa. Yego. Iki kibazo rero wenda reka nsome iyi nkuru irambuye. Ego. Ubundi ni inkuru ifite umutwe uvuga ngo yanditswe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, hatangajwe umubare w'abakora uburaya muri Kigali uri kuzamuka n'akarere cyangwa se kiganjemo kurusha utundi kagaragayemo ariko Nyarugenge muri rusange. Ibi byatangajwe n'umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Urujeni Martine kuri iki cyumweru tariki 29 mu nteko rusange y'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi mu karere ka Nyarugenge. Ubwo yagaragazaga ibibazo bicyugarije umuryango, Urujeni yagarutse ku kibazo cy'uburaya, avuga ko umubare w'abakora cyangwa se w'ababukora ukomeje kugenda wiyongera by'umwihariko muri aka karere ka Nyarugenge. Yagize ati mu turere dutatu tw'umujyi wa Kigali abakora uburaya twasanze barenga ibihumbi 9 kandi abarenga ibihumbi 4 nibo bo mu karere ka Nyarugenge. Yakomeje avuga ko iki kibazo gishingiye ku burere butangirwa mu miryango bugenda bugabanuka uko ibihe bigenda biha ibindi. Ati ibi bintu cyangwa se ni ibintu usanga bishingiye ku burere kuko ababyeyi cyangwa se umubyeyi ntashobora gutanga icyo adafite, abagomba kuba nawe yararezwe. Iyo miryango dufite rero ubu ngubu yitarezwe neza cyangwa se iyo nayo itararezwe neza, dukwiriye kuyegera kugira ngo ihabwe ibyibanze, ihindure imyumvire. Ibingi birabivuga hiki, bivugwa ko cyangwa se bigaragara ko byatangajwe ko kuba abafite iyi mico nk'iyi ngiyi y'uburaya biba byaraturutse ku mirerere myiza cyangwa se ku burere budahwitse bahawe, byaturutse no ku miryango nayo abayishinze nabo batarizwe cyane. Ati nta mubyeyi ujya utanga icyo adafite kirazira. Reka nkubwire, hari ukuntu haba abantu se bagira ngo ndabikomyera abafiyemere, sibyo? Aba young mothers. Yes, aba female single mother aba single mother. Uri umuntu wabyayeho nibyo njya mvuga ngo uri gushaka ku divorce, uri gushaka gutandukana n'umugabo, nkibaza ngo nyuma ni mutandukana uzabahute, sibyo? Nyina arabikiri igitabo bagakora divorce bakumva niho bagiye kubona amahoro. Ako nimba warabanye n'umugabo uzukuna umugabo amera kugira ngo ubeho nta mugabo ufite, ntago bikorohera, sibyo? Noneho bamwe na bamwe bajya mu mageto, abandi bakajya kuba iwabo, ubwo iyo bibananiye, sibyo? Iyo bimeze gutyo rero byanze bikunze nka human being, umuntu ufite imisemburo ikora neza ntago ubutandukanye n'umugabo burundu. Byanze bikunze imisemburo yawe izakubwira ngo shaka umugabo. Yego, nikubwira ngo shaka umugabo, sometime aho muzayamuhurira bitewe nuko ubishaka cyangwa nicyo ukennye mu rugo, kuko wirukanye umugabo wagukoresheje divorce cyangwa wagukubitaga cyangwa mwahuriraga mu bibazo ibi nibi, sibyo? Ariko umugabo ikintu yaramaze mu rugo ni ikintu utakwiha. Eske aguha ibyo ngibyo bijyanye n'imyororokere, uri kubyumva? N'ubuzima nyine nibyo ukeneye, sibyo? Cyangwa agufasha wenda kwishyurira abana ishuri, agufasha kushyira kumanika itara nimba ryamanutse n'ibindi bintu bitandukanye. Rero iyo ugiye kuba umuntu wigize, umuntu wikorera ku giti cye cyangwa umuntu witunze ku giti cye, byanze bikunze uzakenera umugabo kandi utari uwawe kuko uwawe wamuretse, sibyo? Noneho rero wa mwana wa mugabo cyangwa abantu usigaranye uri kurera, hari igihe umugabo azakubwira ati rero urabona ngewe ntago ndi bujye mu marogi, umugore wanjye atansangamo, cyangwa se mfite nawe mafaranga yo kwishyura. Nimba ari umuce sengani cyangwa 20 akakubwira ati, ukamubwira ati subundi ko mfite iwanjye nkaba nta mugabo mfite,
abana banjye bagiye ku ishuri cyangwa bagiye ariko ntiwibuke yuko ari igihe abarezi bashobora kubabwira ati uyu munsi mutahe kare habaye iki n'iki umwana wawe yagufashe uri gusambanira mu rugo rwawe kuri matera muryamanaho n'abana cyangwa mu nzu yanyu icyo gihe umwana mu mutwe ikintu akuramo ni iki akuramo ngo biroroshye akuramo ijambo biroroshye eske nanjye nibimbaho nta kibazo ivugisha ati se ngiye mbikoze ko mama se abikora araduhahira aradutunze ngiye mbikoze se nabi dushingiye kuri imibare yasohotse abantu bose bagaragara cyase bavugwa ibi bihumbi byose bivugwa muri iri barura ryakozwe cyangwa se rino janisha ryakozwe abantu bose bakora uburaya ni ikibazo cy'inzara cyangwa harimo n'ingeso hari abakora uburaya bitewe n'ingeso mbi yabokamye baba bumva yuko badasangiye abagabo b'abagore b'abandi badakoze uburaya batabaho bakanabikubwira bakanabyigamba bakavuga ati umugabo wundi araryoha ati iki kintu kiryoshye nk'umugabo wundi nyine bakaba bumva niyo wabica batareka uburaya bitewe nuko nyine baba bumva bashaka kwisanzura bashaka guteza umutekano muke iyo ni ingeso kuko niyo wamuha umugabo ufite amamiliyari ntiyareka kumuca inyuma yego none hari n'abantu babikora bavuga ati ni imibereho ese mfite umwana ari kwiga mfite ubushobozi mfite akazi kanyishyura ibihumbi 30 wenda akora nko mu kabari cyangwa ibihumbi 50 ibihumbi 50 ntabwo bizavamo ishuri ry'ibihumbi 100 ry'abana b'iki gihe agahita avuga ati okay ubwo ndi mu kabari babandi bamaze gusinda ndaza kubafatirana none n'aba 50 ndishyuramo inzu n'ama 20 ndagenda nterateranyaho bize guhura hanyuma bagahitamo nyine kuzajya bifashisha abagabo b'abandi cyangwa abasore badafite abagore kugira ngo babafashe kugira ngo ubuzima bwabo bwendereye ariko dushingiye kuri iryo barura cyangwa iryo janisha bakoze totari umuntu warezwe neza wahawe uburere warerewe mu muryango kugira ngo azakore uburaya ni ibintu bigoye ako nimba umuntu yarakuza abona mama wari kumusambanira imbere yarakuza abona nyine gusambana ari ibintu byoroshye hari abana batusugi ku myaka 15 17 uwo muntu kugira ngo umubwire ngo uzareka gukora uburaya ntabwo biba byo byakorohe barafashwe ku ngufu uye ntabwo ari kubafata ku ngufu hari abana babakobwa urkumva ababyeyi babo barabaribera nabyita nkaho si uko baribera kundi kuntu ahubwo baburira umwanya kubigisha indangagaciro kubabonera umwanya ugasanga akana kakubisemo style karagucitse kambaye mukonda uti kambaye ubujipo bugera hejuru y'amavi uwo mwana ntumubujije ngo umubwire ati gutya na gutya ahise ajya muri ghetto urambwira ngo uwo mwana namara kumva uko bimera niba bamuguriye iPhone akamenya ko mu buraya buvamo iPhone urambwira ngo uwo mwana uzamubuza kuba indaya dushingiye kuri imibare yagaragajwe hari aho bavuga bati hari icyagiye gikorwa kugira ngo imibare igabanyuke bamwe wenda nk'ababikora kubera amaronko babikora kubera bagira babona amafaranga bari abantu b'amaronko rero kubavana mu buraya biroroshye ikintu cyakozwe leta yagiye ikora nayo yatangaje ko hari igishoro gito bagiye bahabwa ariko bikagira icyo bimara nyine hakagira ababuvamo ariko ntihagire n'ababivamo bitewe wenda n'icyo bari kugetinga icyo bari kubonamo hakaba n'abandi nyine aribo twari dukomojeho warukomojeho uvuga ati harimo n'ingeso abangaba bo byabaye karande birumvikana nta cyakorwa kugira ngo babivemo ariko se hashingiwe kuri icyo ngicyo banagarutseho bavuga bati nta kintu buriya nubona umwana yitwara ukuntu kuriya niko yarezwe ntago umubyeyi yamuha cyane icyo adafite ese nta kuntu umubyeyi yaba ntako atagize umwana bikarangira nawe byanze cyangwa se yanze kumva impanuro yahawe sharika ni hake buriya nk'urugero nk'abana bafite ba papa wabo babana na ba papa wabo na ba mama wabo buriya papa wabona wambaye akajipo kagufi yatazi yugiye akakubita ku buryo utazongera akakubwira ati we uri kwigira ikirara ntungarukiye mu rugo igitinyiro abana nago bagikubitwa hari ukuntu nyina gukanga akavuga ati kugira ngo mburi izi support za daddy wanjye reka mve kuri ibi nibi sibyo ariko ntiwambwira ngo wenda uri umuntu uri kwirerana umwana sibyo uri gushaka ukuntu azabaho uri gushaka ishuri ryiwe uri gushaka yo wishyura inzu ngo umbwira ngo uwo mwana uramuteka ingaho full care
urikumva niyo mpamvu nyine ikintu nshatse gushimangira ni igiki umuntu utarakora divorce wikibaza ngo mwitangira wikunde ngo ngengeye kubohoka kuko ntandukanye n'umugabo wanjye ahubwo tangira wibaze ngo abana bo bazakura gute. Tukiri kuri ubwo burere butangwa n'ababyeyi hari aho bigera ugasanga umwana wenda amaze gukura atangiye kwigaranzura umubyeyi tujya tubyumva mu makuru agiye atandukanye ugasanga abana hari abarigamba ngo bakubita ababyeyi babo baranabakubita. Ese umubyeyi abaye nta burere yahaye umwana we bukwiye umubyeyi abazi ko umwana byanze bikunze bizamugiraho ingaruka harimo kumwigaranzura akamukubita harimo kujya muri izo ngeso mbi atifuriza umwana we ntakore uko ashoboye kose akibona izo ngaruka zamugezeho nta kintu yakoze cyangwa baba barakoze bikarangira nyine bifasha ubusa. Ibyo byose birashoboka kuko hari igihe umwana umuhana pe ukamuhana ukamubuza ibintu akakunanira. Nk'iyo hari ukuntu ujya mu materaniro cyangwa tujya gusenga ukabona umumamaraje arapfukamye asutse amarira akavuga ati mana uyu mwana ntako ntagize narasenze ntako ntagize umwana wanjye yabaswe ibiyobyabwenge harimo ubwo buraya harimo itabi n'ibindi bintu inshuti mbi n'ibindi byaramubase kandi ukabona umubyeyi pe ni wa mubyeyi ugendera kuri gahunda ni wa mubyeyi utagira icyasha hanze muri societe aratunganya ariko akakubwira ati mfite abana babiri umwe yambanye ikirara undi aritonda aho ngaho ntiwarenganya umubyeyi ntakaba ataragize aranasenga basi ngo umwana wamere neza. Hari igihe umwana noneho aba afite ikigare cya kindi cyamuroze kimukururira muri ibyo bintu. Hari aho ababyeyi rero mushinjwa kwihugiraho cyane yego muri kubashakira ejo heza hazaza ariko mukirengagiza ko cyangwa se umwanya mwakabahaye kugira ngo mububakemo abagabo beza cyangwa n'abagore beza bejo hazaza tukawuharira ama business bikarangira ingaruka zije mugiye mu gushaka amafaranga n'ibyo tubashakiye ntibabikoreshe neza. Ugasanga uguze nka televiziyo niyo wari uri gushakira ngo ugura televiziyo yabura yo kujyana muri ubwo buraya bwiwe agasanga yakagurisha. Iki kintu cyo gushaka ibiceri cyane bigatuma nyine mutabona umwanya wo kwita ku bana cyo kivuga hiki. Iki kintu rero Imana y'u Rwanda nizadutabara kubera yuko ahantu isi igeze nanone kuvuga ngo ugiye gukwirirwa umunsi wose uri guhana abana n'abana b'iki gihe ukuntu bameze biragoye kuko ibintu basic need tuba dukeneye ni nyinshi. Uri kwishyura amazu ya business biragusaba gukora amanywa nijoro uwo mwanya ntago ubona wo kwicarana nawe kugira ngo uzabone umwanya wo kujya guhana umwana biba bigoye ariko nyine babyeyi inshuti bavandimwe nimuzajya byibura mubona akanya mwibyemo gake mujye mwegera abana banyu mumenye ngo bariye baryamye ese bafite inshuti zimeze gute babana nabandi ese izi inshuti zabo bona zimeze gutya. Niyo mpamvu bavuga ngo ihene mbi ntawizirikaho inziza. Ni waba barakubwiye ngo karakana ko kwakana kagakuramo amada bitewe nuko ukabona ngo umbwira ngo ni inshuti y'umwana wawe ngo wizere ko umwana wawe atarakuramo inda ni ibintu utapfa kwizera. Rero nimba uri umubyeyi menya ngo inshuti yawe abana bawe bafite inshuti zimeze gute menya ngo abana bawe bitwara gute ubatoze n'inzira. Buriya hari ikintu nkunda cyane buriya uri umubyeyi abana akenshi ukabajyana mu nsengero ukabatoza gusenga. Hari igihe badakora icyo kintu bitewe nuko bacyanze cyangwa batagikora ahubwo bagatinya Imana cyangwa bagatinya abakristo bakavuga ati ko mama sengana n'uyu nguyu mama runaka nambona mvuye muri kara kavumo biragenda bite agatinya nyine abantu muri rusange ako ntiwambwira ngo umwana nturamwinjiza mu rusengero nturamujyana n'ahantu hatoya wenda hamuhizo nama nubwo utabishoboye ngo umbwire ngo uwo mwana w'iki gihe uzamushobora. Ntago byoroshye. Inama ku babyeyi rero inama ku babyeyi nuko bakita ku bana babo nkuko bikwiye bakareka kubaha nyine umwanya mutoya bakabaha umwanya uhagije kugira ngo abana babo ibyo bari kurwanira utazasanga n'ubundi nta kintu bibamariye. Ikindi kandi ikindi kintu gikomeye mubyeyi nimba uzi ko ukora ikintu kibi nimba uzi yuko ukora ibintu bitaguhesha agaciro cyangwa ushobora kuba uri kwirwanaho cyangwa ari n'ingeso mubyeyi ihangane ureke gukora ikintu kibi mu maso y'umwana yaba ari umwana wawe cyangwa umwana wa rubanda abo bose ushobora kubyereka umwana wa rubanda akaza kubyapurikira ku wawe. Fata umwana wese nk'uwawe nimba uri umubyeyi irinde gukora ikintu kibi cyose mu maso y'umuntu uri kubyiruka.
imibare irakanganye ahubwo iyi mibare niyo babashije kubona ngiye bitewe n'ukuntu mbyumvamo mu mutwe wanjye ndi kubona nyine ari mikeya. Ese iyi mibare uyigereranyije yego buri ari ukuntu umuntu akora akazi ari ukugira ngo abone uko abaho. Yego ndabyumva. Yes, nakazi kari negative akagakora atakishimiye ari ukugira ngo asurvivinge. Ndabyumva. Ese iyo ugereranyije nawe ukubibona wenda cyangwa se ukubyumva ubona imibare y'abanyangeso ariyo mitoya kurusha ababukora kugira ngo babone amaramuko. Ababukora kugira ngo babone amaramuko nibo menshi kuruta abanyangeso. Are you sure? Kuko abanyangeso ni nk'abiyahuze niyo wabica ntibabireka, ariko ababikora kugira ngo babone amaramuko ni benshi kubera ikibazo wenda cyo kubura akazi n'ubushomeri n'ibindi. Akavuga ati mpembwa amafaranga make ntiyavamo byinshi nkeneye, bakaba benshi kurutaho. Ese abantu bose wenda babona ko uretse wenda kwifuza cyangwa se kwiharizaho kuvuga ati nkeneye ibintu birenze bya danje ngomba gukora igishoboka cyose kugira ngo mbone ibintu nifuza, atari ibintu biri basic needs akeneye, ahubwo ari ukugira ngo wenda aryohe yego atari ukugira ngo nyine abikore kugira ngo surviving abeho ahumeke gusa. Ikintu kijyanye no kwifuza bigatuma akora uwo murimo uri negative cyo ntago wakibara. Icyo kintu rero niko kabi mugani w'abantu, nicyo kintu kibi cyane. Ubundi mu muco nyarwanda umwari cyangwa umubyeyi n'undi muntu wese iwacu wabaga wariye nk'ikijumba cyawe nshuti yanjye ukagenda ukabyibuha wakubitaho ikivuguto sibyo ukabusa neza uri umwana mwiza ufite indangagaciro. None wahura n'undi mwana none wagiye gukora iyo mico yabonye ikigabo kimugurira ka pizza kimugurira agatelefone ukumva nyine nibyo ukumva irariraje. Ikintu nshaka kuvugaho rero ni igiki, uramutse uri umuntu unyurwa ntago wajya gukora uburaya, kuko nimba uhembwa 50,000 sibyo wakora budget 50,000 ukavuga ati ikibazo cy'abari n'abategarugori cyangwa n'abandi bantu bishora muri uyu mwuga bashaka kugira irari. Mpembwa 50 ngiye gukodesha inzu y'100,000. Can you imagine amafaranga yo gukodesha andi 50 urayakura? Of course ni mu buraya. Ikintu ndi gushaka kuvuga rero ni igiki depiwa, nimba uhembwa 50,000 ufite indangagaciro zo kunyurwa no kugira iyo rango uziteza imbere, wagakwiye gukora budget 50,000 ukavuga ati ndakodesha inzu y'10,000 mbeho gutya and then ngire saving, mvuga ati ya saving yanjye ahubwo izamfasha kugira ngo nshore ngire investment nshore paka noneho yanzu nashakaga 100,000 nyijyemo kandi nyikodeshereza. Izo nizo nama ku rubyiruko n'abandi bantu bakora uwo mwuga. Hari igihe umuntu abaje ushaka kubigeraho mu buryo buri simple, nyine abantu bashaka kubigeraho mu buryo buri simple, niyo mpamvu batazanarekeraho, kubera yuko uko muntu aremanywe irari. Ubu ufite iki ngiki ejo ukifuza iki, ntago ushaka kunyurwa. Hari n'abantu ariko babazo ntacyo babuze pe, nta n'amafaranga bari gushakamo. Nyine abo barahari ba nyirabuntu bagira ubuntu pe. Ubwo ni ubuntu se? Nyine n'abantu ntago wambwira ngo nta kintu baba bashaka gushakamo, abo baba bafite irari. Hari ukuntu nyine ubonana n'umugabo afite abadayimoni, niko nabyita sibyo? Niko nabyita. Nyine hari ukuntu ubonana n'umuntu yaragiye mu bagore benshi yarakoze ibi byinshi, noneho nawe mwahura ya mikoshi bya bibi byose bikagusigaramo, none nawe ugasigara wumva n'umuntu wese muhuye mwata mubikora ako kanya nta biki, mbese mukamera nk'abantu bari kubangurirana nk'amatungo cyangwa amahene n'ibiki. Yavugo nawe ukoresheje n'igikatu. Can you imagine? Maze iminsi numva DJ Flex bamwihaye ku Isimbi TV barimo baramubaza ati se koko hari umuntu wari wakubwira ngo aguha akazi yitwaje ruswa y'igitsina? Abana b'abakobwa ibyo bintu bahura nabyo, akavuga ati wapi ntabyo sibyo? Ako ntiwambwira ngo uri gufata ngo hari ikintu ntumva neza. Nyine ngo ugiye ngo gukora ibintu gutyo gusa nta badayimoni ufite, uri kubangurirana umuntu, si mwararanye si mukundana, nta gahunda mufitanye,
ngo mugiye guhita muhurira mu buriri mu bikore ubu ufite abadayimoni ubu uri umunyangeso n'ubusambanyi ntago ari ukubangurirana buriya ibimera cyangwa ibinyamaswa nizo zibangurirana kandi zibishaka iyo zigiye kororoka mu gihe cyane nyine oya reka nkubwire oya hari ibintu biba bikabije umuntu mutaziranye ngo mugiye guhura ngo mukore ibyo bintu ko yes cyari ikiganiro cyangwa se byari byinshi byagiye bivugwa dukomeje kuri iyi mibare yashyizwe hanze ubwo inama y'ihuriro rusange ry'umuryango FPR Inkotanyi nabo babigarutseho nabonye baravuze kuri iriya nkuru nayo yakozwe igaragaza umuturage wari warahinze ibishyimbo ku muhanda Shaira muri yambabaje ariko biriya bintu nanone byo kurandura imyaka nabyo kimwe ku kindi we ngo kera bavuga hari ukuntu abana babikoraga ngo uyu mwana ni inkunguzi umwana uranduye imyaka ariko ibyo bintu byigeze no kuba uri kubyumva mu gihe cyanjye nari umwana nigaga muri primaire noneho baravuga ati okay tugiye gushyiraho igihingwa cya gihingwa kirumbuka nyine ku buryo abaturage bose bazarya bagahaga bashaka kuzana iyi programme yo kugira ngo abaturage bajye bahinga ibigori mu kabande okay icyo gihe abaturage bari baranze kumva nyine bari barabateguje n'abantu bavuze ati okay bazajya kubikora reka tureke kugira ngo umurima wacu upfubusa ibishyimbo by'imishishe ibijumba bigifite birimo bifite imizi bitaragira n'ibijumba byose barabiranduye babishyira ku ruhande icyo nashaka kuvugaho rero ni kimwe niba gahunda ya leta kuko leta ntago ari umwanzi ni umubyeyi ibereyeho abaturage nimba bakubwiye ati iki kintu wigikora uramenye rero nimba bareba inyungu za rusange z'abaturage ntago bareba inyungu zawe ku giti cye ariko nimba batari baramuteguje uriya muturage bagakwiye kumushakira ubufasha yari yarategujwe okay nimba yari yarategujwe rero yarenze ku mategeko yes reka ngushimire rero ku mwanya waba waduhaye nanjye ndagushimiye cyane ukatuganiriza ku byinshi bigiye bitandukanye dukuri kwawe bizera ko buri wese yagize icyo akuramo yakuyemo ibye yakuyemo impanuro yakuyemo kuri iriya mibare rwose be careful ikintu kijyanye n'irari cyangwa ushobora kugira ngo umuntu mubana nakora ako kazi ukabona arasa neza utazahanakura kandi ariko akora ako buri ikintu cyose uba ugiye gukora uzi ko kigira ingaruka wakabaye witonda nyine ushobora kugira ngo ntago ari wowe bizazigeraho ariko abandi bantu bo hanze baba bari kubibabariramo nyine wowe urabikora ukumva uri kwinjoyinga ariko ababyeyi bawe baba barashize umwana uzabyara n'igihe n'ababyeyi bari ko baba bameze rero ni ikibazo gikomeye nyine abo bantu bashyirwe ahantu bigishwe ni jenizi n'uruhererekane reka tubashimire mwese mwabanye natwe ari kuri meni impa by'umwihariko mwebwe mukora subscribe mami turagushimiye ku mwanya waba waduha ukaza kutuganiriza ndashimiye mukore subscribe like share na comment turabakunda cyane ibiganiro byacu rakagaruka Gene de Pure ciao ciao